rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane na hamwe. Bavandimwe, turahimbaza muri uru rugo rwitiriwe Mutagatifu Aloyizi umunsi mukuru w'umurinzi, umunsi mukuru w'abarinzwe, abaseminari bitoreza muri iyi seminari yamwitiriwe, abarezi barimo abasaserdoti n'abandi bafite ubutumwa bwo kurera Imana, bategura abasore bari hano barererwa hano ngo bitegure kwakira umuhamagaro w'ubusaserdoti, urugo rwa diyoseze ya Cyangugu, urugo ababyeyi barereyemo abana babo. Kuri twese rero umunsi mwiza, umunsi wo gusingiza Imana, umunsi wo kuyimurikira ibikorerwa hano. Niyo mpamvu mu ntango y'iki gitambo cya misa Padiri mukuru turamutsa akatubwira impamvu y'uyu munsi. Nyiricyubahiro Musenyeri, abasaserdoti, babyeyi, bashyitsi bahire, abaseminari, Kristo Yezu akuzwe. Ni ibyishimo byinshi kuri twe uyu munsi kuba duteraniye hano turi kumwe n'umushumba wacu, umwepiskopi wa diyoseze ya Cyangugu, kugira ngo mumfashe tubanze tumwakirane ibyishimo. Koko ni ibyishimo byinshi muri uru rugo kuko duhimbaza umunsi mukuru wa Mutagatifu Aloyizi, umurinzi wa seminari. Ni umunsi mukuru ubusanzwe uba ku itariki ya 21, murabizi turi ku itariki ya 20. Impamvu yo kwizihiza uyu munsi Mutagatifu Aloyizi byagiye bihurirana n'amatariki abanyeshuri bagombaga gukora ibizami, hazamwe impinduka nyinshi zagiye zituma duhindura umunsi, ariko ntabwo twashoboraga gukomeza tuwuhindura. Niyo mpamvu uyu munsi ku itariki ya 20 tuwizihiza nk'itariki ya 21 twizihiza Mutagatifu Aloyizi. Mwese rero ndabifuriza kwakira neza ibyiza Nyagasani yatugeneye muri uyu munsi. Mutagatifu Aloyizi akomeze aduhakirwe twese abamwisunze ndetse n'abamukunda, kugira ngo natwe atugeze ku butagatifu. Nyiricyubahiro Musenyeri, mwakomeza mukaduturira igitambo cy'Ukaristiya. Mbere yo kumva ijambo ry'Imana no gutura Ukaristiya ntagatifu, tubanze twigorore n'Imana. Nemeye imbere y'Imana ishobora byose, imbere yawe bavandimwe, kuko nacumuye rwose, ibyo natekereje, ibyo navuze, ibyo nakoze, no mu byo nirengagiza ndababara, kuko naracumuye rwose. Nicyo gituma niginga Mariya Mutagatifu yubikira iteka, n'abamarayika bose n'abatagatifu bose, namwe abavandimwe, musabire Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire dukize ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka.
mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyaroma. Bavandimwe rero, mbinginze kubw'impuhwe z'Imana, nimuture imibiri yanyu ibe igitambo nyabuzima gitagatifu kandi kinyuze Imana, ngiryo ukamana ryabava ku mutima. Kandi ntimukigane ibihe turimo, ahubwo nimuhinduke mwivugururemo ibitekerezo, kugira ngo muzabe mumenya neza ugushaka kw'Imana, ikiri icyiza, icyashimisha n'ikiboneye. Urukundo rwanyu ruzire uburyarya, ikibi kibashishe mu gihunge, naho icyiza mukihambireho. Mukundane urukundo rwa kivandimwe, mushyire imbere icyahesha buri wese icyubahiro, muragira umwete ntimukabanebwe, mushishikare n'abagaragu ba Nyagasani. Mwishimire amizero mufite, mwiyumanganye mu magorwa, ntimugahore gusenga. Musange n'abatagatifu iryo bakennye, muharanire gufata neza abashyitsi. Musabire umugisha abatoteza, mubasabire umugisha aho kubavuma. Mwishimane n'abishimye, murebe n'abarira. Muhuze imitima, ntimukarakarire ibibasumbye, ahubwo mwimenyereze ibiciye bugufi. Ntimukishime ubwenge bwanyu, ntihakagire uwo mwitura inabi. Mwihate kugaragariza abantu bose ibyiza mukora, bishobotse mu rugero byaturukaho mwebwe, mubane mu mahoro n'abantu bose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yezu agihaguruka aho, umuntu aza yiruka amupfukama imbere, aramubaza ati, mwigisha mwiza, nkora iki kugira ngo nzabone ubugingo bw'iteka? Ho umurage. Yezu aramubwira ati, kuki unyita mwiza? Nta mwiza ubaho keretse Imana yonyine. Uzi amategeko: ntuzice, ntuzasambane, ntuzibe, ntuzahamye ibinyoma, ntuzagirire abandi nabi, urajye wubaha so na nyoko. Uwo muntu aramusubiza ati, mwigisha, ibyo byose nabikurikije kuva mu buto bwanjye. Yezu aramwitegereza, yumva amukunze, aramubwira ati, ubuze ikintu kimwe gusa. Genda ugurishe ibyo utunze ubihe abakene, uzawugira ubukire mu ijuru. Hanyuma uze unkurikire. We ariko abyumvise arasuherwa, agenda ababaye kuko yaratunze ibintu byinshi. Nuko Yezu araranganya amaso, abwira abigishwa be ati, mbega ukuntu kuzinjira mu ngoma y'Imana biruhije ku bakungu. Abigishwa batangazwa n'ayo magambo. Yezu ariko abibasubiriramo ati, bana banjye, mbega ukuntu biruhije kwinjira mu ngoma y'Imana. Byoroheye ingamiya guca mu mwenge w'urushinge kurusha uko byoroheye umukungu kwinjira mu ngoma y'Imana. Abigishwa barushaho gutangara, barabazanya bati, ubwo se ninde ushobora kurokoka? Yezu arabitegereza maze arababwira ati, ku bantu ntibishoboka,
ariko ku Mana birashoboka kuko nta kinanira Imana. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Roho wamurikiye Kristo mu kwigira umuntu kwe, mu kurangiza ubutumwa bwe bwo kutugezaho inkuru nziza, tumwita Roho wa Yezu Kristo, Roho w'Imana, Roho kandi w'Abakristo, kuko Nyagasani Yezu Kristo amaze gusubira mu ijuru yahaye iyo mpano abigishwa be twese. Roho wamurikiye ubuzima bwa Loyizi bukaba ubuzima butagatifu. Uwo Roho bavandimwe natwe nadufashe kwakira, kuzirikana aya magambo matagatifu y'inkuru nziza Nyagasani amaze kudutangariza muri uyu mwanya. Aravuga uguhamagarwa, aravuga umutoza cyangwa se umurimo w'utoza abandi kwakira umuhamagaro w'Imana. Ayo magambo aravuga inzira yo kwakira umuhamagaro w'Imana ugeza ku ihirwe rya muntu. Umwanya muto Roho wa Nyagasani nadufashe kuzirikana ayo mabango kandi aduha urumuri mu guhimbaza neza uyu munsi wa seminari yitiriwe Mutagatifu Aloyizi. Cya mbere, uguhamagarwa. Umuhamagaro ni uw'umuntu ufite mu bwigenge bw'umutima we. Mu izina rye rinavuga mu mateka yihariye y'uhamagawe. Mu mateka yihariye y'uhamagawe Nyagasani aba azi neza. Ku giti cye, mu izina rye bivuga kandi ko uhamagawe aba ahamagariwe gutanga igisubizo ku giti cye, akabyumvira, akumvira ijwi rimuhamagara mu mutima we. Samweli, Samweli. Biratwibutsa benshi bahamagawe kuri ubu buryo. Biratwibutsa nka Dawudi. Iyo tugeze nk'aho ngaho rero tuzirikana tumurikiwe n'aya masomo ibyerekeranye no guhamagarwa, abaseminari babanga amatwi cyane ijwi ry'Imana ihamagara n'uburyo umuntu abyumva, uburyo umuntu abyakira, uburyo Samweli yakiriye ririya jwi. Twabyumvise nabyo, yabyakiranye umutima mwiza. Warabaduka ajya kwa Heli. Samweli azasanga Heli ati ndaje kuko umpamagaye. Araje, arahari, arashaka kwitaba. Imana ishyira mu mutima w'uhamagarwa ubushake bwiza bwo gusobanukirwa. Ese ni Imana impamagara kubera iki? Kubera ko niba ari Imana impamagarira iki, yewe nkashaka kwifatira ikindi, ubwo mba ndimo ndagusanya nayo.
muri iyo migusanire rero birumvikana ko ubuzima bwanjye mba ndimo ndabwerekeza mu cyerekezo kitari cyo. Niyo mpamvu umuntu wese uhamagarwa atega amatwi neza, agasiganuza, agasobanuza. Mu iseminari iyo ari yo yose hari umuco kandi kiliziya ikomeyeho, yaba seminari nto cyane cyane na seminari nkuru, ya kompanyoma yo guherekeza umuseminari mu bya roho, kugira ngo heri kandi ni wa murezi amufashe kumva neza, atumvirana umuhamagaro w'Imana, ugushishoza ibyerekeye ijwi ry'Imana. Ni umurimo ukorwa na bombi, uhamagarwa n'umufasha uhamagarwa. Twumvise igisubizo cyiza cya Samweli, twumvise n'ubundi buryo bwo gusubiza kuri uriya musore twumvise mu Ivanjiri ngo vuga Nyagasani, kwa Daniyeli, vuga Nyagasani, umugaragu wawe arumva. Vuga Nyagasani, umugaragu wawe ateze yombi. Niwe wabimutoje, yatoje umwana kuvuga karame. Iyo niyo seminari, niryo rerero ry'abahamagara. Mu seminari dutozwa na baheri bacu kwitaba karame, bakadufasha, bakadusobanurira, tugasiganuza, tukagisha inama. Nicyo kandi uwo murimo ugakorwa mu gihe gihagije, kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa 6. Gukurikira Nyagasani niyo nzira y'ihirwe, niyo nzira ibyishimo uhamagawe, igaha ibyishimo abo akorera bose. Nyagasani Yezu adufashe kugira ngo muri uru rugendo abaseminari gukora guhera mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa 6 rube koko umwanya wo gutega amatwi ijambo ry'Imana bibahamagara, kandi n'abaheri babafasha mwumve icyo bababwira, uko babasobanurira uburyo umuntu yakira iryo jwi ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Tugutuye abareba mu iseminari yacu, dutega amatwi Nyagasani, ubahe kwera imbuto nziza aho bari bose, bazahora ari indakemwa. Dutega amatwi Nyagasani, tume nawe. Nyagasani, tugutuye abakirerwa muri seminari yacu, dutega amatwi Nyagasani, ubahe gutega amatwi ijwi ryawe ribahamagarira kugukurikira, baryitabe bwangu batazuyaje. Dutega amatwi Nyagasani, tume nawe. Akira Nyagasani isengesho ryacu, tukwerekejeho Kristo, nzaro y'isi mutagatifu, umurezi wacu. Nyagasani, tugutuye ababyeyi n'abarezi, abagiraneza bacu n'abandi bose badufasha mu burere bwacu,
ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose. Nyagasani dawe nyiri ubutagatifu, Mana ishobora byose ugahora n'iteka, kubwa Kristo umwami wacu. Kuko kuri uyu munsi wa none wa Kiliziya yawe kwizihiza umunsi mukuru wa mutagatifu wa roho y'isi, ibyo babishakiye kugira ngo urugero rw'imibereho ye myiza ruyikomeze, n'inyigisho ze ziboneye zijujure kandi yirengere. Ugiriye amasengesho ye yakunyuze, nicyo gitumye twifatanya n'urugaga rw'abamarayika n'abatagatifu bose ngo duhanikire icyarimwe igisingizo cy'ikuzo ryawe, tuvuga udahwema tuti: Santos, 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 Dominus, Deus, Sabaoth, Santos. Kuko biyubaka imigasigi ukaba n'isoko y'ubutungane bwose, none rero mubyeyi wacu turagusaba usakaze roho wawe kuri aya maturo, maze yatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo umwami wacu. Igihe yari agiye kugabizwa ububabare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira, arawumanyura, nuko awohereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nuko yari amaze kubigenza, arangije kurya, afata inkongoro, nanone arashimira, nuko ayihereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze munyweho mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenyerwa mwebwe n'abandi bose, kugira ngo mugirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Iri ni iyobera rikomeye ryo kwemera. None rero Nyagasani, mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe, tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'ingaburo y'umukiro, tugushimira ko watumye tuberwa no kugushengerera, twaguhereza amaturo. Kandi turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe abasangira umubiri n'amaraso bya Kristo, Roho Mutagatifu aduhuze ku ngufu. Nyagasani, wibuke kiliziya yawe yogeye ku isi hose, maze uyobore ijya mbere mu rukundo, hamwe na Papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Eduard
n'abatorewe umurimo wa Ritari bose. Wibuke kandi ababyeyi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka, hamwe n'abandi bose bapfuye usanga ufitiye impuhwe, maze ubakire mu rumuri ruguturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese tugirire impuhwe, maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka, hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, Yosefu mutagatifu umugabo w'intungane, n'intumwa z'abatagatifu na mutagatifu Aloyizi n'abandi batagatifu bose bakomeza uko ibihe byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata ubwa Yezu Kristo umwana wawe. Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiherwa muri we, mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Impuhwe zawe ziturengere icyaha cyose, ziturinde n'amakuba yose, mu gihe tugitegereje ya mizero mahire kuza k'umukiza wacu Yezu Kristo. Nyagasani Yezu Kristo, wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, ntibite ku byaha byacu, ahubwo bite ku kwemera kwa Kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe ihe amahoro kandi ibumbire mu bumwe, wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. Mu rukundo rwa Kristo nimwifurizanye amahoro. Agnus Dei,
twatumiwe ku meza ya Nyagasani, dore ntama w'Imana, dore Kristo ukiza ibyaha by'abantu.
twebwe abahembuwe n'ifunguro ry'abamarayika uduhe kukubera abayoboke barangwa n'imibereho izira amakemwa kandi tumenye kugushimira iteka nk'uko abezi mutagatifu dusingiza none yabiduhaye mu rugero kubwa Kristu umwami wacu. Nyagasani Yezu nabane namwe ushobora byose nabaha umugisha Imana Data na Mwana na Roho